yanyu se sha Shima twana kumurangana kubera iki none se uragira ngo tube turi mwe muri kwishuri nusanga muri mufiri cyangwa ni kwishuri nese ko ababyeyi banze kutugura iniforume ko ari abakene mama yaratubwiye ngo tuzaba tujya kwiga ababyeyi batita ku bana nkamwe webeke n'u Rwanda rw'ejo ibi ntabyo henga nze mbaremere akibaye mukuru ugenda ubwira se abagurira imyenda mujye ku ishuri kandi uyapfumbakize neza menye amafaranga tugende umuntu umwere bamugenda sha mugende muyamuhe banyumva mugende muyamuhe bose amakuru yawe amakuru ni meza wese ko wari ugiye kurangura utaranguye bigenze bitera wa muntu we nsanze ku biciro hari akantu bongeyeho nari ngize ngo nsubire mu rugo hari udufaranga nari nasizeyo kugira nze mbijyanire rimwe ku biciro tubongeyeho reka cuzi mwabaye muti ntagiye mucuruza muzi ko abantu bacuruza kuri indi mishinga none se ugiye gupinga ibyo dukora ntabwo dukora akazi kacu ko bisanzwe reka mujye mucuruza mufite amafaranga kanze nge nkwereke mujye mucuruza mufite amafaranga ubundi mwe shaki boke rwose mujye mugerageza mukora kintu rwose nta mpyisi natera igikoma cyangwa ni amaturano sha ataba yanyaye ahubwo buriya tuzatuvugana ahubwo se ndaba nsubirayo njya kwenda iki k'amafaranga nashakaga nyabonye ubundi ndaba nsubirayo njya kwenda iki usaka kagabo amafaranga kasinamenye kayakuye konzi kari umutindi nta hano yakora amafaranga uba yakuye he koko enga nze nisubire mu isoko n'ubundi ntacyo njya kwenda mu rugo none mbizanire rimwe ndebera kandi useka kanya ko umuhakare ko nta mafaranga nagwa ugarutse kumara iki wa mugabo ntago wumva ko nisinamenye mbwira ibikugenza vuba umvira umugore atagusanga ngaje ni kwande ariko amabura kindi sha wabuze natari nazi hajya gukenenga inzembe zingahe inzembe nk'eshanu cyangwa 200 zo guca abana banjye kubacira inzara nimye ingahe imyeyo nka 500 hafa amakaya ngahe ngahe mukene n'imitizo n'ibikwasa ebaze pe byo kudoda amapantaro yacu urabona ataracitse se henga nze ngukorere muremere ngaho se akira ngaho ajye kurangura byose wari ukeneye ariko sinamenye ufite ubwenge wa kintu urusaka agapfunyika k'envelope uri kuma harimo iki sereba bari kukura amategeko reka ndebe akagabo reka ndebe reba Yesu Kristo wa Nazareth ibi ni biciro ku masirano nta mafaranga cyangwa se amafaranga none se ari ibyatsi gito nayanyayo none se atarayanyaye ibagure baguke iruzuye none se wanyeretse nkareba niba byose ari niyo gusa ntago ndiko byemera ko ari amafaranga umaye ahubwo bikiri mu maguru mashya naribagiwe tujye kwambanza ntago ikiganiro twakomeza kukiganira hano babara tugende pe nyine ngagera ubwo busabwe busaba n'amafaranga uhaye uze tugende kwambanza nyine nakubwije ukuri rwose kangashyire mu nzaka kantu ubundi biko ubwo busa nizere ko zanzembe igihumbi zibuze kubonekamo aho ngaho nayamye 500 wambwiraga n'imikirizo n'amakayi uri kuvuga ngo iki mwana siname narangije gatugende mba baranje kwitegura arangije oya mbabara tugende tugende mvira tugende ntago twayanywera niba turamwera kwambaza ari kutubaza uhagaza aha nikira yaravuye tubwire mwana tujye harahiri ibintu byahindutse nahinje ngo ngende mfungura inzu yanjye ukuremo utwaye twose ngiye rwose mbona mugabo wakitoreje uyu mugabo reba sinamenye yarabaga naguze ibyo yikoremo niba ari amasasu niba ari amabuye simbizi ariko ubu ngiye cyo nagutangariza cyo tujye haraguru muri Concorde ntago nzi ibyaje niba agiye kungura akabushete ntago mbizi iyi mbwa yibuze n'amafaranga kwinyishyura inzu yanjye yaretse ko moto kutazima sha muve mu magambo ahubwo ngereka nkubwire tugende
ntabwo tujyana se ubwo tujyana nta muntu we vuye tugende byose turabirangirizanya mugabo ntamu warazikugiriye ariko wowe ntazamugirira amagambo ku munwa tudafata nta kibazo bimaze tugende kuvuga neza iki kigabo yemwe bamwiriwe makuru yanyura ni meza umugabo wawe arahari yewe niba ari inzoga aracyasinze wa muntu ese uducupa tune twanyweye ejo mu kabari nitwo twatumye akomeza kuryama mumbwire vuba vaze hari ibyo ndi kumushakira ngo ndi kwihuta oya ihangane mubwire pe aya nabanguke ndi kwihuta ko ibyo mushakira asanga nsanze ahandi hatinze ese karimo no gutendara katazara mbega umugabo sinamenye izi ni inzoga ni iki icupa kamwe niko uri kwita inzoga umugabo ariko kari oya sijyana no kureba neza karedi waraje kaguhumya amaso kweri reka tureke gutinda urabizi ejo turi mu kabari ingingo ejo twavuganyeho yo kugushakira ikibanza iyo ngiye uretse twavuganiye uretse wishyuha cyane ikibanza nakibonye ariko abantu bari kukibyiganiraho wa mugabo ni benshi ahubwo gira umpa amafaranga njye kukishyura ni benshi amafaranga garamenetse ego yazana njye kukishyura hakiri kare zana ndi kwihuta banguka ndi kwihuta ntabwo nabyemera ko kimucika nayazana niko mada ndahora ku mafaranga wewe oya gira kuba ndi kwihuta ku mafaranga kwihuta umugabo wamaye amafaranga n'igendera udufaranga duke nakozeho nkagura ibinini by'umwana n'ibyo waje urya ntabwo ari njye wabihaye ibinini by'umwana umugabo byawe n'umugore ntabwo bigira mu mafaranga n'igendera duke nakozeho nkagura utumbati nageretse wamaye amafaranga n'igendera fata amafaranga njyane kwira amazi oya amafaranga n'igendera njyane cyo ndaje mukanya oya rwose njyane oya ndakishyura sawa musigara niba naguze utwumbati ko kubuna wakosheje ubusubu yajyaga ngo mbura none se waguze utwumbati ku mafaranga yandi yarayandese henga natubona ndaje tubona henga natubona ibaye ngo henga byagenze bite mwana wanjye byagenze bite abana murapfubusa koko murapfubusa ho yihorere tujye mu rugo none ntekereza ko icyo tujye mu rugo ngwino tujye mu rugo ngwino ihangane ujye mu rugo ngwino ntekereza icyo mu rugo murapfubusa muze mu ntekereza nawe ugize umugabo mwana muze wiryamye ugenda wiryamye muzahora mupfa ubusa koko murapfa mama njyewe umugabo arananegeye wewe nimuntekerereze oya witaha mwana we niko zubakwa ihanga ko murapfa wowe byagenze bite murapfa iki muragira ubukene mufite mubura kubwihanganira muhura n'ibibazo nk'ibi koko muryane nimuntekerereze umva nukuri umukobwa wawe aransuzugura akora iki aransuzugura oya mbwira muhane afate ku mafaranga nyine atambwiye koko ahubwo si ubu mama kuba nafashe amafaranga nkagura utwumbati nkagereka ku dushyimbo narangiza nkagura utunini tw'umwana ko yarembye kuko ubu ni hera nakosheje kuko n'uyu mugabo ananiye nuko byagenze mama naguze utunini n'ukuri nta n'ikintu nakosheje hape ibyo nibyo mwapfa iyo mubonye amafaranga mujya inama urumva mukumvikana muragira ubukene mugire no kuryana nawe ujya undebera
gusa nagakira ntacyo twumva tiyahindutse nawe nyumvira mama babivuze ukuri banza wumva babivuze ukuri ubwo rero nawe uraje uje kumbwira ngo uje kumana kufatanya n'umukobwa wawe reka nigendeye mama wowe nubibonye umusore umugabo urabona cyane ne kuko baragiye ko sugiye kuko umugabo wanjye wambabariye umusore nakosheje kuko kubasura rero ngo ndebe ko umwuzukuru wanjye ameze ndigendere rwose ariko mwari mukwiye kujya mu inama njye turajyana nagutsigana mama nagutsigana ihangane mwana wanjye niko zubakwa uyu ni umugabo wawe uramutegereza we yaguma hano guma hano mwana niko zubakwa ngaho oya guma ku rugo rwose nakubona nakwishimiye kuba wasenga rwose nta kibazo ko turi inshuti se bamubonye sinamenye uriya niwo mukire usigaye ugurira abantu bose mukabara amayoga sinamenye nzi sinamenye nzi amafaranga yayakoreramo wese arayafite wenda muhamagare wumve sinamenye bagarutse hano twakubaza ihangane rwose uzi yiriwe yego amakuru yawe yewe reka mbe mbaretse abasore muwe muganira n'abakobwa nta kibazo ariko ese kwe kirumvisha umamagara ucakiraga iki gusa nyine kubera bya bindi nabanje kubitekerezaho byabaye ngombwa ko mbyemera ko dukundana ese nta kibazo ahubwo se uri gahunda se duhure kwa mbanza nyamugoroba ajya kugura akabenzi nyamugoroba kwa mbanza nta kibazo rwose cyo kuza bibaye byiza amafaranga ndayafite dore ko n'akantu ngiye kureba hano hepfo hano ariko tuze guhura nyamugoroba ngenda kugura akantu ntarebe nka bayi reka ngereyo nyine ntarebe n'ahamugoroba aya ndayariye ayuriye ndayariye rwose ayo nariye ntabwo ari make cyane nayuriye rwose ndayarya Siname. Waze ugenda utanareba. izuba kimeze nta kigo ameze neza hano hari izuba inamena imbwa agahanga ni ukuri Bose wari uri kujyayo ko nabona ugenda nk'utarwiyambitse wajyaga. wa mugabo wese kiboke ngiye kureba maburakindi Maburakindi siye kumurebamo ibiki. hari udufaranga najyangame dore ko ntukeneye nyine ngiye kumura nyine ngatumva udufaranga Abagishakisha Maburakindi muragwa. So Maburakindi ubuzana wamushakira. ese ko numbwira mu migani Ubu ngubu Maburakindi ageze iyo hehe Sudani. Niho hakamubariza. ariko none nta kiboke wasetse maburakindi utarize utarasohoye twigonaga twotsa amateke ngo yagiye Sudani ajya kwenda hiye Tanga ari imikino wa mugabo we ibyo nkubwira ni ukuri wikwiri gushidikanya yaragiye abindi. maburakindi twari kumwe ejo bundi twari turi kumwe ubuse yaba yagiye ati Maburakindi yagurishije kera ibintu bye byose twari dusigaye mu nzu natuguze ku mugoroba ubu yabyutse agenda. nuko bimeze uzi ko agenda udufaranga twanjye pe agenda amafaranga yanjye ariko rero siniba narajya kure gize n'amahirwe ndakubona niba maburakindi yaragiye wewe gusa amafaranga naguhaye ejo bundi wamuho makeya nyine bigiye kwikoreshereza utuntu Nga make turiya amafaranga naguhaye ejo bundi ariko amafaranga agenda ate hago kibo hari ugoye bifukunye mu mutwe nonahanga amafaranga naguhaye ejo wewe ndera ko amafaranga dani gendere yewe wewe magambo urakomeje koko nta mafaranga wigeze umpa kibonke nje w'umukire umucuruzi bazi ahubwo se wundusha amafaranga wayampaye ute nibishoboka shawe na mwese najya batanga
Aya yamashebye mwigira henga nzi nkwereke. ese mbabarira itonde manze kubwira itonde ngiye manze kubwira tuzatura dutekereza akazi mwe mutekereza amatiku mbabarira tudapfubuza ubundi wowe ujya amafaranga yakura nigendere ubundi jya ku muhanda abantu babatindi gusa tugenda Ubwo yajyanye. Ubwo yajyanye. Wa mugabo njyaniye amafaranga. Njyaniye amafaranga. Ibintu ushaka gute se? Nura kino njyaniye amafaranga, akakiboka njyaniye amafaranga. Ntabwo byemeye. Ariko isiko ejo bundi ambwira byumvishe babango. Babura kino wenda kwimuka. Asanga ari ibyo. Ariko nta kibazo. Kiboka hama amafaranga yanjye. Arayama ariko mukuriki. Abese pe, kibazo biraguye. Simbikango bandangiye kari hakugiye ngiye. Ndamutegereje ndamurindira. Kuko umunsi umwe ijoro rimwe nta mafaranga kuko imbe nyamaze kuko ubu banduze cyangwa narutaga. Ariko manza hari inzozi ni banza ari inzozi. Amafaranga ko gana kuriya kuko ibaga yuzuye. Nguri aranaje. Ndimo ndareba ari rwose. Tabizi ngo arafite rwose agomba kuyama. Arayama pe. Nukuri ari buyama. Nose namwe. Ubu murimo kwivugisha bimeze bika. Ndabona bikeye n'ahantu heza rero. Ni heza da. Nose atari heza. Ariko naba bamenya agasheke bagahekenye. Imeze bite? Zerera sibika. Nose hano hantu ko tarusanzwe hicara bimeze bite? Nyine hari umuntu warundangiye ko waje hano epfo mu gishanga ukuranga imyaka yawe ngo nimba ari ibisheke byawe. Ubwo ntegereje nje kureba kugira ngo kuba twadufaranga naguhaye ejo bundi umeho dukeye. Amafaranga yakuguriza urashaka kunkorera bimeze bite? Wa mugabo ni amafaranga ejo naguhaye musanze mu murima ariya naguhaye nyine ejo umeho dukeye. Sesha mwazanya mutsinda mugasindanye yako Kukize nguki ngewe ugezemo amafaranga ariko simbikanga amafaranga nyine naranyaguhaye nyimugoroba taka ngewe amafaranga undusha amafaranga sha kanjye yase ntago umuntu kuganira ariko abagabo bikigihe pe wamaye amafaranga ya mugabo ubwo yaduseye baya ngo duseye umugabo iregaye koko wa mugabo wamaye amafaranga yanjye kuko mana yanjye iraziha amazerekeza ko ariko abagabo nabo barasetse abagabo bambura abandi bagabo amafaranga n'umunsi umwe utararangira kuko abafana bayi mugoroba none ngo nanamakira muhaye umva yajyane ndaje kabanje kwishyuza abandi nahaye amafaranga y'umugani ariko ndagukika wowe ndakwereka Usekurira agasombe hanyuma kuva wabonye imiti uraza gukira sibyo mwana wawe? ese kanjye urimo nibikira Ndi gusekura isombe icyo utareba ni iki? agasuzugura garagaza unyoko yagiye ariko ubundi umugore utoga umugore udakaraba umutega amatwi yagiye nye amutega amatwi ubugamba agira se bamuje kumfatanya ntaje nafashe umwanzuro ngiye nawe ufashe umwanzuro nawe wifatiye je sinamenye wafashe uhese mugabo mwiza umwanzuro ubu nawe ufashe n'uwuhe size ngizwera ngaha ngiye kwirukana inzara undi mugore ngwiki nabo ndi mukobwa mwiza shawe icyuki unzanyuranye bakuruta uko unyubaha asuzugura gusa kajejeta mu maso nyirukana nye asiko ngiye ibintu bakakumva kwanza meza reka nisekurira isombe y'umwana havare jya mu nzu ukore ibyawe byose bananga uritegeka usanga je nibisora none buri umugabo sishwa kaze ninga ndamwe
ibyo ndavuze ngo none anga afata kose iriganye simushaka mwana wavaye twadufata nana mugende nyine mwese wese arwanya inanga waje nabya ukuremo ibyawe byose bisohoremo ubisohore mugende matiko yawe na nyoko gusa ngo murasakuza ngo muje kufatanya rero genda naya masome mama bangu muri gusekura mucya mazanzaratsi zaye nanjye ngiye sinamenye ndacyajya amasomo reka ngiye kwa makobwa kijya kujya kabenzi ariko ko mudasohoka muri mu bikira musohoke mugende genda turagiye maze uza niyo ndaya yawe wumva ushaka turagiye tuzamuzane umva amafaranga yanjye mwamara mu myenda guki ubwo se wambereza mu byawe ukunda genda washiwoshi vira hangara umugore usa nkanjye genda ukora nkanjye uriho kunyereza simina nshaka mu magambo yawe ubwo bambaye neza kugira genda abakobwa bari bashaka bakusha mu kintu cyiza genda ibyo ngibyo se uvango ngora umugore mwiza ngora kwari niba kumara kwimanuza akabenzi n'akabyeri ndaka ko bibyibuka genda kuri amatika aho ngaho gize amahirwe ndakubona muboneye hafi rwose nyine kuri ya gahunda twemeranyije siyibuka bizi nyine umugore namwirukanye ubu ngubu byose byarangiye nyirashyira namwirukanye ariko abagabo b'ikinyamanza mutanatekereza ubwo zamwirukanye mupfuye kuriya gahunda twapanze ko tuzati twibanira we tugende rwose ngo umva nkubwire aho wibeshye cyane njyewe mbana n'umugabo wari ufite umugore aho wibeshye cyane ariko ibyo uvuga ni makobwa nzi cyangwa n'undi none uri kubona guhera ku musatsi kugeza kurwara nahindutse uri kubona nahindutse ahubwo tuve mu magambo tujye mu bikorwa tugende mu rugo ujye kuzana imyenda babarira njye nta gahunda mfitanye nawe sibyo nta gahunda mfitanye nawe amafaranga y'umugoroba yanjye uruba yagenda hari resi nagiranye nawe ngo wampaye amafaranga hari resi nagiranye nawe ngo wampaye amafaranga wumva nkubwire muko cyangwa tugende winkoraho ariko uziko tutiremeza tutangana n'icyo tungana inyama y'ifuni turiremeza tugatona ubwo rero wumvaga ko gufasha amafaranga yawe ngo uraje njyewe ntabwo nabana n'umugabo wari ufiteho umugore jamais wumva n'isoni ubwo ibyo bigukwiye inyuma y'uriya musozi rero ngo uje kundeba jamais oya garuka subira inyuma ujye kuzana imyenda tugenda ariko urambaza iki amafaranga nyarwanda yego mana yanjye mambya umupima toni nganyereka resi nagiranye nawe nyereka resi nagiranye nawe umva n'undi munsi ahubwo ndakwiyamye ahubwo ajya gucyura umugore wawe uve mu bugoryi n'undi munsi sinamenye naragenda abona kuntu kanagenda nabi gusa ko gasa sagwe ko gasa genda sha ese mama ko numva reka tukicara mwana wanjye ushaka kuruhuka naho twicaye hano mama ndi kumva n'inyota nyinshi ndaje njye kugushakira utuzi mu baturanyi wihangane amashina ya miti ndabona hari igisigaye sibyo mwana ihangane ese mama ko ndeba bavuye mu rugo ya myenda ukambara imyiza yenda ukayijugunyira kuri tuzaga twambaye mwana wanjye byihorere wowe uri umwana ubu se urugo imyenda iruta urugo mvuyemo byihorere nicyo tuzambara nicyo uzakibura sinamenye bimeze bite se ko muri utishimye ako noneho ndakeka aka kazi ugiye kukishyura da ako nyine niyo wakishyura amanzi nyishyure y'amafaranga yanjye y'amezi abiri undimo se wa mugabo wakifashe n'agatebe ukicara ahangaha
tukaganira nk'abantu b'abagabo twagara duhagaze. nyereka nicara ko nizeye ko amafaranga uri buyamereze. Amafaranga urayama ndavana umaye ay'ubucumbi ayo kugura inzu miliyoni 2 da. Amafaranga nimba narindi mu nzuzi. Ese buriya ko wandeberaga weho ubonaga arayanyaye ko kari amafaranga nari mfitera. Amaye nka data ahubwo nje nari nibagiye kukubaza ari amafaranga ari wayakuye. Wabuze ayo nyishyura mukobwa wawe yarwaye uranakira inzongera honye ifunga ufite amafaranga ngana kuriye. Siko ajyana idepo agenda ugapakura nk'abapakurura ibigori. Gira uzane njye kwishyura mukobwa wanjye gwabizinja mu nzu arimo dahari. Ijoro rimwe amafaranga angana kuri akarangira koko n'umunsi utarangiye. Utambwira se ngo nta mafaranga ufite. Ari byo binzanye bimvanye inyumiriya bikanzana hano. Amafaranga arufite ejo bundi saka kanyura yamaze. Wa mugabo we. Warushye nabura kuruha. Ako se tuvugisha ukuri. Utambeshya ari amafaranga wayamaze. Cyangwa urimo uranyina bimwe by'abagore bakina abagabo babo. Nayo yamaraze. Nandukanyije mayo n'umugore nawe yanagiye. Nawe ubwira ibindi. Ari amafaranga ufite we ngiye mfite ari amafaranga ufite. Uziko nemerewe kugenda nkajugura umukobwa mwiza mbonye akaza kabi wanjye. Umudamu wawe yagenda ubonye afite ari amafaranga ngana kuriye. Nkuko natekerezaga. Igihe nibyo uri kumbwira njye ndumva atari ukuri. Nise ntabwo uraruhuka mwana ngo dukomeze tugende. naruhutsemo gake. Ngaho reka tugende njye no kugusabira amazi ku baturanyi. Mwana w'ukuka mwana ni ukwihangana. Amafaranga yo nta mafaranga mfite nishinze iby'isi bitagira umumaro garashira. Ahubwo rero wewe ungenze uko ushaka. Imyanzuro urafata niyo. Imisozi yose nzamutse uretse kunyinisha ureba inyuma mvuye nje kureba amafaranga. Ushaka kumbwira ko nta mafaranga ugiye kumereza se? Nose urayamubwire basi nike baguye nkubwire. Nta mafaranga mfite nayahari n'ukuri. Rero ikamubwire nimba nta mafaranga ufite nta kindi twapfa. Ntabwo ngiye kugira ngo dutandukane nk'uko utandukanye na madamu wawe. Ayikiza nge inzu yanjye ifunge mu gitondo unzanira ipfunguzo. Ejo ndazagaruka nge nkasanga nayirimo rwose n'amafaranga yanjye unyimye. Ariko se uragenda unyambuye kwera amezi 2. Noneho reka nari ndi gushaka handi hantu naba ndi. Ntacyo nzakwishyura ariko reka mande nanjye mbona ndi buze kwandi n'ugiye cyo amafaranga nzayawe. Okay, ubwo noneho ngiye nizere ko ejo amafaranga yanjye uri buyanzanye. Anje nta kibazo rwose ngagenda. Sawa kana guherekeza ukitawe nawe. Inzu yanjye ejo uzayifunge. Bye ngagenda amavuko.